tubaye kazi bakunzi ba Inuma Media ni bamwe ikiganiro na Spotify kigaruka kuri siporo menshi abagezwe hano mu Rwanda ndetse ne hanze yarwo ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburayi. Amakuru ya siporo ya mbere n'ahandi yakura usibye ku Inuma Media. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri equipe ya Rayon Sport, turebera hamwe ibyo isabwa kugira ngo ibe yagera kuri finali ya Sekafa Kagame Cup 2026 irimo irabera i Kigali. Rayon Sport murabyibuka neza kuwa gatandatu bwa katishagatiye kujya muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup irimo irabera i Kigali, aho yari yatsinze equipe ya Hilal yo muri Sudani iri kikina championnat cyiciro cya mbere mu Rwanda ibitego kimwe ku busa. Kandi ubwo Rayon Sport yazamutse ari ya mbere mu itsinda byagenze gute? Yatsinze equipe ya KFZ ibitego 2 ku busa, itsinda equipe ya Tusker nayo bavugaga yuko ari igipimo cyanya cyo kuri equipe ya Rayon Sport, itsinda igitego kimwe ku busa igeze kuri Hilal. Benshi bavuga ngo Rayon Sport ishaka kuza kurya umuba nayo ikaba yataha nkuko APRFC yatashye, ariko birangira equipe ya Rayon Sport ikoza gashya, abenshi babyita nk'amateka, itsinda Hilal igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Atiso kuri assist ya Kabang. Abenshi batangira kwibaza uburyo equipe ya Rayon Sport imerakoramo ibi bintu, ariko wabonaga ko equipe ya Rayon Sport yiyubatse mu buryo abenshi bavuga ko yaguze abakinnyi benshi, abakinnyi bageze kuri 18, bavuga equipe yarekuye bamwe mu beza yari ifite, ariko umutoza hari ingingo Francis Christian akavuga ko abakinnyi benshi bagiye baza muri equipe ya Rayon Sport ari we wagiye abagura cyangwa se abafiteho ukuboko, anabazi neza kandi anafite papura y'uburyo azabakoresha. Ubwo rero Rayon Sport uyu munsi irakina na Jamus kapiteni wayo na wundi ni Muhire Keve unayakinye muri equipe ya Rayon Sport. Sasa rero nahe mahirwe equipe ya Rayon Sport ifite kuri uyu munsi yo kuba yagera kuri finali ya Sekafa Kagame Cup muri uno mwaka. Uyu munsi equipe ya Rayon Sport irakina na equipe ya Jamus, ni Jamus itaraboga amahirwe ko ari iri mu itsinda rimwe na equipe ya Singida Black Stars yo muri Tanzania, Simba Sport Club yo muri Tanzania ndetse na equipe ya Mogadishu City Club yo muri Somalia. Iri tsinda byaje kurangira n'ubundi equipe ya Singida Black Stars ibaye iri tsinda nko mubizi n'ubundi ryaje kurangira equipe ya Jamus ibaye ya mbere, ya kabiri equipe ya Simba Sport Club. Abenshi bavuga ko ino Jamus yaje dahabwa amahirwe ariko iza kuza kwitwara neza iba ya mbere mu itsinda binaheshtiye kujya mu kimwe cya kabiri. Ubwo rero equipe ya Rayon Sport ni ifite kuri uyu munsi abareye benshi bati equipe yacu turayizeye, kuko ubona ko umutoza hari ingingo Francis Christian amaje kumitiriza swadi we kandi akaba ari umuntu uza kuza kwitwara neza cyane. Iyi rero kandi abakinnyi benshi cyangwa se n'abayikurikirana cyane bagumye gushidikanya ku bushobozi bwayo. Abenshi bavuga ngo recruitment yakoze ntabwo recruitment zari zihagaze neza cyangwa se ntabwo recruitment zari ku rwego rwa equipe ya Rayon Sport bitewe n'intego yari ifite muri no Sekafa Kagame Cup ndetse n'intego ifite zo kujya bayagera amatsinda. Ariko abenshi bashidikanyije ku bushobozi bwabo nyuma y'uko equipe ikinye amatsinda ya Sekafa Kagame Cup, ubona ko byinshi byagiye biba, abenshi babaye convaincre na swade equipe ya Rayon Sport. Rayon Sport umwaka ushize afite Kwizera Olivier Gishweka mu izamu, uno mwaka bite n'uburyo Kwizera Olivier yabagoye mu kijyanye no kongera amasezerano, bazana Ndande Junior mu mikino amaje gukina equipe ya Rayon Sport iri official, haba n'umukino wa Rayon bakinaga na Gor Mahia nta gitego na kimwe yari yinjizwa. Ubwo kandi mu bakinnyi bose babanza muri equipe ya Rayon Sport babiri gusa nibo bari basanzwe muri equipe ya Rayon Sport, ni Nshimiyimana Emmanuel Kabanga ukina kuri kabiri ndetse akaba na kapiteni ya equipe ya Rayon Sport kugeza ubu ndetse na Ganijuru Eri ukina kuri nimero 3. Abandi bose Charles Charpo ni mushya yavuye muri equipe yavuye muri South Africa. Nshuti Didier ni mushya kandi ubona ko ino defense ni imwe muri defense zishobora kuzaba nziza muri Rwanda Premier League y'uno mwaka. Ubwo kandi ugiye imbere yabo gatoya urahasanga Muderi Akbari, umwe mu bamediateri yavuye muri equipe ya Gasogi United, ariko abenshi bashidikanya ku bushobozi bw'abakinnyi muri Gasogi, ariko bakibaza impamvu Muderi Akbari ari umwe bakinnyi n'undi bagihamagarwa muri equipe nationale y'Abarundi. Uno Muderi Akbari imikino ine amaje gukina muri equipe ya Rayon Sport yagaragara ko ni umwe muri elema zizaba nziza muri equipe ya Rayon Sport. Ibrahima Jingare umediateri ukiri muto mwiza, umusanga muri Accessos afite igihagararo, navuga ngo
umwe mediateri abenshi ntibari bazi neza nyine ubushobozi bwe, ariko navuga ngo umuvandimwe hari ingingo Francis Christian we aramuzi neza, kandi ubona ko mu by'ukuri yamushyize mu kibuga amwizeye. Jingare we na Muderi Akibar ubona ko ni mediane nziza y'abakinnyi bose bafite muvoma mu kibuga, bariruka barakora travail mu kibuga, ubona ko mu by'ukuri ari abakinnyi b'abahanga cyane. Ntumenye ngo ninde uri gukina nimero 6, ntundamenya ngo ninde urimo arakina nimero 8. Issa Jigwipa abenshi yaje n'ubundi bavuga ngo uno mukinnyi yabaye meilleur joueur cyangwa se MVP wa shampiyona ya Ghana, banibaza impamvu aje muri equipe ya Rayon Sport, ariko yari yamaje gusobanurirwa neza projet ya equipe ya Rayon Sport. Issa Jigwipa rero nka nimero 10 abenshi ntasabwa byinshi, kuko ntabwo asabwa kugaruka inyuma cyane, kuko abamediateri bamuri inyuma cyane nka Ibrahima Jigwipa na Muderi Akibari abona ko n'abakinnyi b'abakozi cyane kandi bafite imbaraga z'umubiri, bucya basabwa no gutambaza akabaro mu cyo no kwahindura impande, bigatuma umwataka ndetse n'abakina nk'abawinga bakora cyane. Atiso Kojo akina kuri nimero 11 mu gihe kandi bamwita Iradukunda R3 akina kuri nimero 7. Aba navuga ngo Rayon Sport yatoraguye itunamye kuri Iradukunda R3 ho, abenshi bati R3 ni Rayon Sport yafashe indege irimo n'abagenzi kayikura i Huye ikayizana i Kigali, nta na fuel bigeze bayibaza ko uti gute. Iradukunda R3 muri Mukura n'ibyo yatangaga byose bye arayamaze imyaka 2-3 yaramaje guprovinga muri Rwanda Premier League, umukinnyi w'umuhanga, ariko aho yagere muri equipe ya Rayon Sport ubona ko yamaje gufatisha umwanya ubanzamo. Iradukunda R3 rero abaca ku ruhande rumwe Atiso Kojo, Anthony Atiso Kojo akina kuri nimero 7, ubona ko nyine bamaje gufatisha bose, ubona ko hari ikintu equipe ya Rayon Sport bamaje kwiyubakamo, kandi ubona ko gikomeye cyane. Bamwita Kameni Junior niwe mwataka, yes ni umukino utari waprova cyane muri equipe ya Rayon Sport, nta gitego yari yatsinda, yambara nimero 25, ariko wareba travail ze mu kibuga nubwo ari umwataka nyine. Umwataka bivuze guscoringa, ariko ureba travail ze mu kibuga, uburyo agirana na communication n'abakinnyi besho gutuma aba defenseur navuga ngo bashambure baza nyine abadefenseur ugasanga nyine bafite igitutu ku cyo cy'umwataka ubari imbere. Usanga rero Kameni iyo role ayikora neza, bikanaribera baba winga bazi ba equipe ya Rayon Sport, haba Antiso ndetse na Iradukunda R3. Navuga ngo rero equipe ya Rayon Sport kujyana na line up ihagaze neza cyane. Kuri equipe ya Jamus nibyo ntabwo yitwaye neza cyane uko ako gusoka muri itsinda n'undi tarahabwaga amahirwe, wabonaga ko nyine nibyo ntabwo yahabwaga amahirwe, ariko kuza ari ya mbere mu itsinda rero Simba na Singida byatumye abenshi batangira kwibaza kuri ino Singida Black Stars ndetse n'ino Simba, ese nizo zoroshye cyangwa ni Jamus yaje yarateguye ino Sekafa kurusha andi ma equipe yose. Abibuka neza ino Rayon Sport na Jamus zakinnye match ya gishuti icyo gihe yabereye i Gicumbi, niyo match ya gishuti ya mbere equipe ya Rayon Sport yari ikintu kigenera na Rayon Day. Icyo gihe Rayon yatsinze Singida, yatsinze Jamus ibitego 4-3. Jamus kimara gutsindwa yahise ikora navuga ngo action iremereye cyane, yirukana abakinnyi bageze kuri 5. Murabibuka ba Maripam Christian Todora akine muri Gasogi ari muri equipe, baramusezerera. Urumva rero equipe nayo yaje muri Sekafa ivuga ngo ntabwo tuje mu mikino, abo nkuko twaje duhagararira igihugu cya South Sudan, natwe ubwo rero nyine ino Sekafa twagira turufu turi equipe ya mbere itwaye Sekafa Kagame Cup yo muri South Sudan. Navuga ngo Rayon Sport iheruka Sekafa yabo ya mbere muri 98. Aba nabo baravuga bati twebwe turashaka ko uno mwaka natwe twazatwara indi Sekafa yabereye i Nyarugenge. Na Sekafa Rayon Sport yabereye mu gihugu yatwaye ko izabera mu gihugu zose, 3 za mbere na apera yitwaye, indi yabaye na 19 ibera mu Rwanda, ni equipe ya KCCA yo muri Uganda yitwaye. Ubwo rero Rayon Sport nayo kuri uyu munsi ku isaha y'isamo yabaye benshi baraza kuba muri stade Amahoro baje kwishyigikira ngo barebe se koko Rayon Sport iraza kuza kuba igera kuri finali. Ubwo kugera kuri finali
amahirwe menshi nuko yahura na Al Hilal ko amakipe yose Al Hilal ndetse na Gor Mahia ziraza kuza kuba kina kundi ku yindi match aza kuza kuri saa 9 yose yakine na Rayon Sport, Gor Mahia yakine na kuri Rayon Day, igihe kandi Al Hilal yakine na Rayon kuri match mu matsinda bari mu itsinda rimwe, kandi zose Rayon Sport yagize itsinda. Nino Jamus bakinye match Mikali Rayon Sport yayitsinda, nubwo ko Rayon Sport kuri pressure zo kubigiye gukina n'amakipe yatsinze, bituma nyine yose avuga ngo katuze do proving yuko Rayon Sport shoye ko yaradutsinze ari uko itaturusha cyane, ahubwo ari uko nyine yadufatiranye. Ubwo rero yose Rayon Sport yahura na Gor Mahia kuri finale na Al Hilal zabigiye gura n'amakipe nyine ayizi neza ko yose byarakinye, kandi amakipe yose yabaga yarinye abakinnyi babo beza, na Rayon Sport yabakinnye abakinnyi bayo beza. Amahirwe masa kuri equipe ya Rayon Sport. Ibindi biganiro byose bya siporo ni ku Numa Media, kandi subscribe ubundi ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi uko bwije nuko bukeye. Andi makuru ya siporo nta wundi uzajya yatanga, update zose mu mikino uzajya uzikura hano. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza. Numa Media turakunda cyane.